Aha igitondo cyiza kuba duteze amatwi uyu munsi ku itariki ya kane y'ukwezi kwa y'ukwezi kwa 11 2025. Uyu munsi muri kino gitondo dutangiye amakuru yacu aya bita umuseke mu iterambere, aho turiho tugiye garuka ku makuru yarayacicikana kugeza mu gitondo tuyagezaho abakunzi bacu. Muraza kuba muri kumwe nanjye Professor Giant, igitangazamakuru cyo ni Giant Voice TV. Ni televiziyo yanyu, ni televiziyo mukunda nk'uko mubimenyereye. Nta handi hantu wakura amakuru yizewe cyangwa amakuru akugereraho ku gihe usibye kuri Giant Voice TV. Nyamuneka nawe ngwino utera agatebe ahasigaye tukugezeho ibyiza gusa, kuko nta handi hantu wabisanga usibye kuri Giant Voice TV. Turaza kuboneraho umwanya wo gushimira abantu bacu badukunda, baduhoza ku mutima, aho tuza kuba turi kumwe nabo. Aha muri kino gitondo ntago nza kuba ndi jyenyine, ndaza kuba ndi kumwe na Mr Demira. Ndaza kuba na Mr Demira, ndaza kuba no kumwe no ku buhanga bw'ibyuma. Twakuba turi kumwe n'umusore witwa Ibra. Ibra ni umusore ukiri mutoya, nkunda kubwira ngo shyiramo imbaraga, gukora ni kare, akabando k'iminsi gacibwa hakibona. Kandi ibyo byose mbere yuko nkomereza hande kamaze nakire Mr Demira. Mr Demira, morning, waramutse? Waramutse neza. Turakwakiriye mu kiganiro umuseke mu iterambere. Urakoze cyane Professor Giant. Umeze ute? Umeze neza? Meze neza. Tugeze ku munsi wa kabiri w'icyumweru. Yego. Aho tuje nanone kongera tubageza amakuru agiye atandukanye. Yego. Y'ibiri kuvugwa hano hanze. Amakuru agezweho. Yego. Uriya musore wanze kuryama akihebera akazurara muri studio, uramuvugaho iki? Uriya musore icyo namuvugaho, hangaha dufite abasore bindi rwose nakomereza aho ngaho kubera ko nta kuryama. Ushaka gutera imbere ntaryama, kuko uburyama aba afite icyo yagezeho. Yego. Rero we ndibaza ko nta cyaragera. Reka ntibazakubeshye buryo. N'uwakigezeho ntaryama kuko abajya kitamucika. Abashaka gukomeza, abashaka gukomeza gutera imbere no gushakisha. Yego. So rero niyo mpamvu bagomba gukora cyane. Abagomba gukora cyane. Akoresha imbaraga nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Ahangaha hari abana b'abasore hamwe na mugenzi we mu kanya tusimbuye uvuye mu kiganiro witwa Junior Kai, ngo ni Junior Kai. Abahungu b'iki gihe bari serious wangu. Witonde. Bari serious cyane kabisa. Abahungu b'iki gihe bari serious sana. Muri iyi minsi ariko mu myaka yacu cyangwa yanyu, hari urubyiruko rwari rucyaye inkuru nguru. Mu gihe cyacu urubyiruko rwacu rwarabanenganenzi abenshi, ariko bitavuze ko n'abandi batakoraga. Yego. Barakoraga. Bivuze ko harimo abakoze bateye imbere twabonye cyane rwose, kandi babikesheje umurimo. Yego. Wabwira iki bari abasore? Aba basore rero icyo nabashishikariza no gukomeza gukora cyane no kugira ngo batere imbere, kubera ko utakoze ntago ashaka gutera imbere kandi nta kintu ashaka kugeraho atakoze. Yego. So rero nukubashishikariza ko bakomeza gukora cyane, bakore cyane bakoresheje imbaraga nyinshi cyane, nta kuryama. Kuko genda umwe mu bantu ushaka kuvuga ngo njyewe byantunguye, kuko genda umwe buriya guhera saa 10 za mu gitondo mba ndi maso. Oya si wowe gusa. Mba ndi maso, mba natangiye kugira, noneho mpamagaye bavugishije barambwira ati ubu turi tayari, twebwe turi mu kazi wana. Atacha français. Tunaendelea na kazi kabisa. So ngayo nguko Mr Demira, abasore b'ibirahure murakomeye. Abasore b'indorerwamo tumeze neza, turashima Imana kandi turakomeye. Imana niyo nziza kandi niyo itugeza. Imana niyo byose. Tujye mu kuko abazima ntacyo wagera rero Imana itabifitemo ububasha. Ngayo nguko rero mu gihe kingana n'isaha imwe muri studio baba baduhaye Mr Demira ngo tugezeho abakunzi bacu bimwe mu makuru aba yabyutse acicikana ahangaha. Reka duhere ahangaha tubabwira ngo ibi byose ntago wabikora utari kumwe na Kigali Ikeye. Ibi byose ntago wabikora utari kumwe na Kigali Ikeye. Kigali Ikeye tuba tuvuga umuturage mu iterambere,
umuturage ku isonga. Mu by'ukuri umuturage mu gihugu cy'u Rwanda inakorwaho, yego, aho umuturage aba afite agaciro gakomeye cyane, yego, ariko nanone tubabwira yuko nta muturage ukibana n'amatungo mu nzu, yego, nta muturage ukirwara amavunja, yego, ndetse nta muturage udafite ubwiherero bumeze neza, babwita busukuye, ngo ni ubwiherero bukurungiye, yego. Hari n'ukuntu kera najyaga mbibona tujye twigisha n'abantu iwacu Karangazi, iyo kubera ko urumva amikoro ataraboneka neza, iyo twabaga tudafite uko dupavoma, hari ukuntu twafataga amasi tugakurungira, ariko wasangaga ubwiherero busa neza ku buryo rwose ubwiherero bwasaga nk'uwabubonaga yabagira ngo yajyaga agira ngo burapavomye. Oya, niko biba bimeze. Mu by'ukuri iyo uri umuntu muzima usobanutse, yego, ntago wajya rwose, ntago wajya mu bwiherero budafite isuku, budakurungiye, niyo waba nta sima ufite, ariko ugakoresha ubwo buryo bwo mu cyaro. Ubwo buryo hari n'ibindi bakoreshaga bitaga ingwa urayizi? Ingwa ndayizi cyane, bagatera ingwa. Urumva nkawe wewe waje mu gitondo, reba natwe mu kinyejana cyacu, niyo yari sima, nicyo cyari igipande, nicyo cyari irange. Noneho urabona kera abasore bavuga ngo abasore bafite icyo bita umwihariko. Abasore icyo babaga bafite umwihariko wo kubaka utuzu twabo batangiye gusoreka, wasangaga akazu k'umusore ebana kubatse neza, ya mazu kera nyakatsi itaracika, wasangaga ya ebana yubatse ku buryo bwiza, ateye ingwa, asa neza. Noneho uze nk'igihe ngo turimo turitegura Noheli, wasangaga amazu yose ari urubengerane. Oya, niko biba bimeze, kubera ko mu by'ukuri nta muturage ukwiriye gusa nabi pe, nta muturage ukwiriye kurara habi, ndetse ubu nizere ko nta n'umuturage ukigenda adasashe. Birumvikana. Reka tubwire abaduteze amatwi yuko nta handi wasanga impanuro nk'izi, nta handi wasanga ibyiza nk'ibi usibye kuri Giant Voice TV. Niho honyine amakuru tuyagushyiriraho, tukagushyiraho ku gihe, kandi yose tuba turi kumwe na Kigali Ikeye. Ahangaha uza tuza kuvuga ngo Kigali Ikeye, twibutse abantu ko uyu munsi haza kuba hariho icyo bita akagoroba k'ababyeyi. Ni akagoroba ke uyu munsi kwa kabiri. Uyu munsi kwa kabiri haraza kuba icyo bita inteko z'abaturage. Bitandukana n'akagoroba k'ababyeyi. Akagoroba k'ababyeyi ko ntago kaba ku cyumweru, ntabwo ari akagoroba, ni umugoroba w'ababyeyi. Urakoze ku nkosora. Biba ku cyumweru. Uyu munsi haraza kuba hariho icyo bita inteko z'abaturage. Ni inteko z'abaturage. Bitwaye icyo abaturage bose bitebereye inteko. Ni nabyo byiza, kubera ko tuhora tubashishikariza kwitabira inteko z'abaturage, kubera ko niho bumvira amakuru agezweho agendanye n'inzego z'ibanze. Yego. Niho rero bakora cyangwa bumva neza gahunda za leta. Yego. Ariho bumva amakuru agiye atandukanye agezweho. Ni naho ibibazo by'abaturage byinshi yego bikemurirwa. Yego. Aha, ngayo nguko rero, ubwo ntago twabura kubwira ko abaturarwanda uyu munsi ni kuwa kabiri, gatangira ryari Mr. Demira? Agaki? Inteko z'abaturage zitangira ryari? Inteko z'abaturage zitangira saa 8 z'amanywa. Saa 8 z'amanywa cyangwa saa 8 z'umugoroba? Z'umugoroba ntacyo. Ubwo byumvikane ko abaturage bose niyo nka baze kwitabira inteko y'abaturage. Hano ntekereza ko ari naho havugirwamo gahunda za leta zinyuranye ziri hirya no hino. Yego. Bitwaye iki tubwiye tufashije Minaroke nubwo itaraduha akajumba, bitwaye ikira? Oya, burya twebwe dukora nk'abikorera. Mu by'ukuri icyo twabwira abaturage nuko umunsi bagomba kwitabira inteko z'abaturage, kuko natwe turazijyamo. Yego. Turagenda tuye kumva ibibazo by'abaturage ku mugoroba, twumve ko bimeze. Yego. Ufite ikibazo niho gikemurirwa. Yego. Ni naho bumvira gahunda za leta zigiye zitandukanye zinyuranye. Abaturage abenshi baba babyuka bajya mu mirimo yabo, nta mwanya bagira wo kumva ibigendanye n'inzego za leta aho bigeze. Ariko ubu ukoze hasi unyitse ibuye Demira, kubera iki ku mugoroba tutaza kujyayo nk'itangazamakuru tukaza kwitabira natwe? Inteko rwose wazijyamo ukumva ibibazo by'abaturage. Yego. Kuko biba ari ingirakamaro. Yego.
niho wumvira ndetse ibintu bigiye bitandukanye. niho wumva ibintu bigenda bitandukanye. Yego. Mm. yego ugomba rero twaza gupanga tukajyayo natwe. Twaza kureba uburyo twaza kwitabira yego tukajya mu nteko z'abaturage, ariko natwe njyewe n'ubusanzwe njyewe nzijyamo. uzijyamo. Nzijyamo. congratulation Eh. kabisa. ubwo rero ntacyo bitwaye natwe uyu munsi nka Giant Voice TV aho duherereye kuri uyu mugoroba turaza turarikira abakunzi bacu mbere y'uko tubagezaho ngo bwije nkoze iki tuza kuba twitabira inteko z'abaturage cyane rwose. ku buryo tuzagaruka ngaho muri bwije nkoze iki ku kiganiro cya saa moya Mm. tuza kuba turi kumwe n'abaturage batugejejeho amakuru yitwa Ido Nido. cyane. Mhm. Eh, ngayo nguko rero Mr. Demira wabwiye abantu ko tutari twenyine turi kumwe na Giant Sport Company, Giant Sako Finance, Giant Record Studio mm. na Giant Photo Studio. Bitwaye icyo bibabwiye? ibyo byose nk'uko bivuze ni Mm. gahunda zitangwa muri Giant, aho tubagezaho ibintu bikorwa bigiye bitandukanye. Yego. Ushaka imodoka nziza waza muri Giant, Yego. ushaka amafaranga waza muri Giant, Mm. ndetse ushaka gukorerwa indirimbo Yego. n'umuproducer wacu Yego. waza muri Giant, kuko ibyo bikorwa Mm. byose hano turabifite, Yego. ndetse tunabigisha cyangwa tubigishiriza abana banyu Yego. kuvuza ingoma. Ku buhanga bw'ibyuma hari abazongereho bo telefone yindi gato nkuciye mu kivuga Mm. 8269 1054 ku buryo umuntu ashaka kwandika ubutumwa bugufi WhatsApp, ubutumwa bugufi telefone y'uko telefone igendanwa nawe bayongeraho. Ikindi ziriya nimero bakazishyira mu ibara rindi ku buryo zigaragara neza, Ibara ritukura. ryaba ritukura cyangwa ryaba ari orange. Mm. byaba ari sawa cyane. Byaba ari Mm. sawa, hari icyo byaba bitwaye. nta kibazo. icyo byaba bitwaye ahangaha rero Mr. Demira, Mm. twari turimo tugenda tubwira abantu ko rwose dufite ibintu byinshi, ko uramutse muri kino gitondo uduteze amatwi wumva, Mm. uramutse ufite nka miliyoni zawe 3 Yego. ushobora kunyarukira ahangaha muri Giant Sport Company ukahagura moto yo mu bwoko bwa Ambassador. turi kumwe na product yitwa Gura Moto Iwacu. Mm. tuba turimo tubwira abantu ngo uramutse ukorera umushahara wafashe ka fasi ziri saleri, benshi barayafata cyangwa bakavuga ngo ariko se ngo ubundi ngo aya mafaranga ngo ndayafata aramarira iki, Mm. ngo se ngo ndayafata yamfasha iki, Mm. ha? Mhm. ngo ndayafata aramarira iki cyangwa ndayafata yangeza ku ki. Mm. Reka tubwire aba bantu ko uramutse waba mu nzego z'umutekano, waba uri umusirikare, waba uri umupolisi, waba uri umusoroviya, waba uri daso, ko uramutse ufashe ka fansi ziri saleri Mhm. ushaka kugira ngo ujye ufata ku gafaranga buri munsi Eh. ibyo bita soroma agafaranga, hamwe na Giant Transport Company, ko uza iyi moto iraguruka ikajya ku mazina yawe bwite, cyane. wamara kujya ku mazina yawe bwite, Eh. woneho warangiza Eh. iyi moto Eh. twebwe icyo dukora turayimanaginga, Yego. turayikumanajingira, hasigaye buri munsi tukajya tukubarira amafaranga yawe. Tubwiye abantu ko buri munsi tubahereza ibihumbi, buri munsi umuntu afata amafaranga ibihumbi bye 5, nta wumve Eh. ugafata ibihumbi 5 byawe utakoresheje moto, ugafata ibihumbi 5 utagize ikintu na kimwe na kinzinya, Eh. ha? Eh. vuga ngo tukuverisiza 5 byawe bya buri munsi, cyane. nta kwishyura konterivasiyo, Mm. urumva, nta kuyikoresha mu gihe yapfuye, urumva, Mm. ibyo ne kuri murabyumva, Ndabyumva. nta stress n'imwe. Ibyo bya stress bindi biharira kampani. Mm. Bitwaye iki muramutse muje mukagura Moto Iwacu ya mu bwoko bwa Ambassador? Ni byiza, turanabashishikariza ko baza kuyigura, Yego. kubera ko nta wanga ibyiza rwose. Yego. Moto rero zirahari. Moto zirahari ku bwinshi. zirahari ku bwinshi, ahubwo harabura bo, Uri tayari. turabategereje. Uri tayari rwose, waza Eh. tukakwera moto. Ikindi abantu dufite ibyo bita Sako Finance, uramutse ufite moto ikwanditseho Mm. tugukubita icyo bita urufite rw'ifaranga. Uraza tukaguha Ahangaha amafaranga. urabagana bakakubita urufite rw'amafaranga kabisa, ukagenda ugatengamara. Mm. Bitwaye iki nawe uramutse uje? Hmm? Waza Mm. waza rwose ugahabwa iyo moto, Mm. cyangwa ugahabwa amafaranga Mm. ukagurizwa, Yego. hanyuma noneho tukagira na contract y'uburyo rwose uzajya uyaduha Yego. twishyura, ariko mu rwego rwo guteza imbere Yo guteza imbere wowe wowe ndetse n'umuryango n'abawe. wawe n'abawe. kuki utabwira abadukurikiye ngo Imana ibahe umugisha muri kino gitondo Demira?
nabivuze nkitangira Mm. kubera ko abantu baba badukurikiranye n'ab'agaciro cyane. yego Turabashimira umunsi ku munsi uburyo badahwema kutugaragariza yuko tuba turi kumwe. Hanyuma nk'ibyo rwose umugisha we ubasabira bubasabira cyane kubera ko ni abantu b'agaciro cyane. Ni abantu rwose doza ku mutima, ni abantu b'abagabo. aha ngayo nguko makuru yacu ya mu kino gitondo, mwe muduteze amatwi mutegereje muri benshi, mureke tubabwire ngo congratulation. bakora iki? Barakora subscribe ndetse bakore na like ndetse na comment zabo kugira ngo tujye dukomeza kubona amakuru ndetse n'uburyo bakomeza kutugira inama zigiye zitandukanye yego umunsi ku munsi mu makuru menshi, mu makuru meza tubagezaho umunsi ku munsi, 5 kuri 5. 5 kuri 5 nibyo nakubwira ko rwose turababona ko badukurikiye ari benshi kandi batwereka urukundo rudasanzwe. Reka tubabwire ngo rwose mw'abantu turabemera, mukomeze rwose mudutize amatwi, mudutera agasituru, ahasigaye tubane namwe. Hari icyo bitwaye Mr. Demira? Oya, twababwira ati rwose nimuze abari kugenda rwose mufungure mugende mwumva uko amakuru yacu ameze. Abageze mu kazi namwe rwose turabashimira cyane ngo muri kudukurikira. Yego turabashimira cyane. Ndimo ndabona abagenda banyandikira ku butumwa bugufi kuri WhatsApp, mbabwira ngo rwose congratulation muduhereza, natwe turi kumwe nawe, vayo tubwire uko ubibona, nta kibazo. Ariko tujye tubabwira n'abo bitameze neza bajya batubwira, ari abatunenga bajya batunenga. Burya njya nkunda kubwira abantu ngo umuntu wese yigira muki, umuntu wese yigira mu makosa. Ntabwo akwiriye kutubwira ko ari byiza gusa, burya harimo n'ibitagenda neza nabyo bajya babitubwira kugira ngo tumenye ibyo dukosora. Nkuko twababwiraga, urabona ko twongeye muri kiganiro cya mu gitondo kare aho babona breaking news z'imipira yaraye ku bakunzi ba ruhago, aho mwiyumvira ibintu byiza gusa. Mr. Demira, ahangaha tubwire abantu ko muri kano karere muri Afurika duherereyemo u Rwanda wabyumvise? Ariko nabyumvise rwaje ku mwanya wa mbere. Yego good. Ku buhanga bw'ibyuma barakoze, barimo bashyiraho zira nimero, barakoze ngira ngo biriya nibwo bigaragara neza. ku badukurikiye bazajya bashobora bashaka serivisi zacu baduhamagara cyangwa se batwandikira ubutumwa bugufi, yaba WhatsApp cyangwa ubutumwa busanzwe, ntacyo byaba bitwaye kabisa. Twari tubikomojeho amakuru yo muri iki gitondo aravuga ko u Rwanda rwaje ku mwanya wa mbere yego muri Afurika mu bihugu bigendera ku mategeko. Yego iyo ni inkuru turi buze kubagezaho mu kanya irambuye. Yego amakuru tukesha igihe, abarenga cyangwa abanyeshuri barenga 100 bo ku ishuri ribanza yego rya Kajumba ryo mu karere ka Ntungamo muri Uganda, yego bajyanwe kwa muganga nyuma y'amakosa yakozwe n'abaganga, aho babahaye imiti y'igicuri. Imiti ngo bari barwaye inzoka, anyije abaganga bagiye kubahereza babaha imiti y'abarwaye igicuri. Iyi miti ntiyabagwana neza, ntabwo yabaguye neza kabisa. komeza abanyuze kirimo yagiye no bw'ingingo z'ingenzi zigize ibi biganiro byacu. turi buze kureba naho uyu Pacifique Masunzu uyu ni ukubabwira ngo ni Lieutenant General mu ngabo. Pacifique Masunzu turaza kuba tumugarukaho mu kanya. Uyu Lieutenant General Pacifique Masunzu aho yatawe muri yombi n'ubutegetsi bwa Kinshasa, akaba yari umugaba w'ingabo mu karere ka 3. aho bagiye bamwigizayo niwe wari uherereye muri ahangaha muri kano gace k'amajyepfo, ari naho yari afite ibirindiro bikuru. Bajya gufata Bukavu na bira bice byose, yirutse kibuno mpamaguru. Wari wumva umuntu yiruka kibuno mpamaguru? No kugenda wiruka ngutareba inyuma. None bemeza ko FARDC yamufunze imuziza ubugambane, yuko yagambaniye igihugu. Yego. Aho yavuganaga na mama 23 niba ariko nabibonye neza. Aha, si ibyo gusa, turaza kugaruka ku muhungu wa Perezida Juvenal Habyarimana.
watangiye kwivanga nawe muri Congo mu bya politiki bya politike rwose. yajaje yajaje ngo nawe ubwo yageze muri gahunda zo gufungura ikibuga cy'indege. araho ategeka, nta nubwo ari ugusaba, arategeka ngo ikibuga cya Goma nigifungurwe vuba na bwangu. Bishatse kuvuga ko uyu muhungu nawe araje, nazi aho twagiye tumubona inshuro nyinshi ari kumwe na Gisekedi Chirombo aka Faci Beto. aca we, aya makuru rero ngayo nguko n'andi tuza kugenda dukusanya ku ruhande. Gusa Demira twanzikire kuki? turahera ku makuru ya hano imbere iwacu. Yego, kuko ujya gutera uburezi arabwibanza Mr. Demira rwose. ko turahera ku makuru ya hano iwacu, aho igihugu cy'u Rwanda cyabaye icya mbere. Yego, mu gihugu kigendera ku mategeko. cyane rwose. Iyo bavuze igihugu kigendera ku mategeko wumva iki Mr. Demira muri cyo gitondo? kugira ngo bibwire abatutsi. Iyo bavuze igihugu kigendera ku mategeko ni igihugu kiba gifite umurongo mugari. Yego, harashyizweho structure y'uburyo amategeko n'amabwiriza agomba gukurikizwa. Yego, rero igihugu cy'u Rwanda nicyo cyaje ku mwanya wa mbere. Niyo cyaje ku mwanya wa mbere hano muri Afurika. Nk'igihugu kigendera ku mategeko ndetse n'amabwiriza. Aho usanga umuturage wacyo rwose ntabwo abura gushidikanya ko ari ku murongo. Ari ku murongo. Burya abantu baba bakorera iryo janisha baba babibonye. Yego, ndetse buriya baba bashatse amakuru hirya no hino. Yego, kugira ngo barebe amakuru neza yimbitse. Yego, rero umunyarwanda cyangwa abanyarwanda, yego, mu Rwanda twebwe dufite amabwiriza atugenga. Yego, kandi tukagendera ku murongo mwiza. Yego, aba ku murongo mwiza w'iterambere, umurongo mwiza w'ibikorwa bigiye bitandukanye. Yego, ntago rwose aho igihugu cyacu kigeze ntago twari gupfa kuhagera. Yego, tudafite umurongo wa nyawe twaba tugenderaho. Yego, Yego. Bishatse kuvuga iyo babivuga ubibona mu iki Mr. Demira? Iyo bavuga yuko igihugu cyacu ari igihugu kigendera ku murongo, ni igihugu rwose tuba turi kugana heza. Aho igihugu cyacu kiba kiri gutera imbere mu buryo bwihuse, umunsi ku munsi. Aho umuturage wacyo, yego, ntago watinya kuvuga ko agendera ku murongo kweri. Umuturage wacyo aba agomba kugenda ku murongo kuko ni gahunda aba yarashyizweho na leta. Yego, rwose kandi adahutajwe kandi akagendera ku mategeko. Ikindi twibutse yuko umuturage ari we umuturage ku isonga hano mu gihugu cy'u Rwanda amaze kubona ibyiza. Sibyo? Amaze kubona ibyiza bidasanzwe, aho umuturage wa hano mu gihugu cyacu ari we wenyine wicara akamenya ibimugenewe, akamenya ibyo agomba gukora, akamenya inzira agomba gucamo. Siko bimeze Mr. Demira? Yego, akamenya inzira agomba gucamo, akamenya. Ibyo wari ubizi? Niko biba bimeze. Yego, rero icyo jyewe nabashije kubona ahangaha kidashidikanywaho nuko icyo bita umuturage ku isonga ahagaze neza. Ari wa muturage uzi amategeko, ari wa muturage uzi ibimukorerwa, sibyo? Ari wa muturage uzi ibimukorerwa, ari wa muturage uzi aho agomba guca, uzi icyo bita umuco na kirazira. Wa muturage udahohotera mugenzi we. Urimo urabyumva? Wa muturage. Yego. Ubyumva ute Mr. Demira? Mu Rwanda niyo hantu hambere rwose haba nakwita amabwiriza ahamye. Yego, yaho umuturage aba afite uburyo agomba gukurikizwa cyangwa gukurikiza amabwiriza. Yego, kandi noneho ikindi navuga, buri muturage wo mu Rwanda, yego, bazi amategeko. Bazi amategeko rwose. Ntago wamubwira ibintu bitari ku mategeko cyangwa bitagendanye n'amategeko, ntago byakunda. Kuko baba bazi umurongo bagenderaho, baba bazi ibyo bagomba gukora, ndetse n'ibyavamo. Baba bazi ingaruka zabyo cyangwa baba bazi ibyiza byabyo. So rero abanyarwanda bari ku rwego rwiza rushimishije
rwiza nabyita urwego ruhambaye cyane, ruhambaye. aho umuturage wese oya, ntabwo none apfa ikindi cya kabiri kumutsikamira. gikomeye, Eh. aho umuturage agomba kumenya aho abariza. Buri muturage yarisobanukiwe, agomba kuba azi ngo agomba ndabariza, kumenya ati niba ari iki ngiki ngomba gukora ndakibariza aha, ndakibariza aha ngaha. niba ari inzego ngomba kujyamo ndahera aha. Yego. ntabwo ari hahandi ujya kuzanga ngo usange ageze ku ntara atarahereye ku mudugudu. atarahereye ku mudugudu. So ubwo bishatse kuvuga iki rero Mr. Demire? Bishatse kuvuga ko umuturage wo mu Rwanda arasobanutse, Ibyo kuko rwose abona ibyiza bimukwiye. ntabwo twabisubiraho, umuturage wo mu Rwanda arasobanutse. ngayo nguko, kuko turimo tureba ko dufite amasaha aba arimo atujyana, aho turi buze kugaruka mu kiganiro cyacu nimugoroba bwije nkoze iki. Ariko reka tunyarukire aho hano hakurya mu gihugu cy'abaturanyi, aho bagize batya ikigo cy'amashuri, aho bita muri Ntungamo hano hirya, aho bagize batya bagafata icyo bita imiti ivura igicuri, bakayihereza abana 100 bazi ko barimo bavura inzoka, bose bakaba bari mu bitaro. Urumva ariko abana bari mu kigo cy'ibanze. Ariko rero ahangaha ikigaragara abaganga nibo bafite uburangare. Yego, bafite uburangare. Ubwo se ntabwo baba bazi ibyo umwana arwaye? birashobora kugaragaza ireme ry'ubuvuzi riri hasi buriya. Riri hasi, ariko nanone bamenye ko bari kwica abana. Niba umwana arwaye bagakwiye kwanza kumupima bakamenya indwara arwaye. Icyo nkundira u Rwanda, ibyo ngibyo ntabwo byahaba. Icyo nkundira u Rwanda, ibyo ntibihaba hano mu Rwanda, ntabwo bihaba. ntabwo ibyo bihaba. U Rwanda ruri ku rwego rwiza mu buvuzi, mu buvuzi bugiye butandukanye, kandi ntabwo waba urwaye malariya ngo baguhe ikinini cy'inzoka. Bitwaye icyo ko tubabwiye ngo minisante nibakubite ka transfer baze tubakoreho ryake, si abaturanyi bacu, bitwaye iki? Hari icyo babivugaho? Minisante rwose, minisante turabashimira cyane kubera ko ibyo bakora ni byiza. Yego. Kandi kubera iki se ko kuva hano ujya Ntungamo ko ari bugufi, kubera iki bakimara kubona iyi nkuru batahereza bariya abantu ubufasha? Oya, ntabwo babaha ubufasha kubera ko ntabwo baba basabye. Babusabye twabubaha kubera ko si no kwa muganga gusa, si n'ibyo kwa muganga, ndetse tunabafasha no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye n'ibindi bihugu, ari ugucunga umutekano n'ibindi. Baturebere banyuze ku rukuta rwacu, baturebere aho iyi nkuru aho iherereye, twereke abakunzi bacu aho abana bari baryamye batagira uko bangana kwa muganga, abana 100 bahawe imiti y'igicuri. Ahubwo se buriya iyo miti bahawe y'igicuri ubwo ntibatera igicuri? Oya, ahubwo nyine igira izindi ngaruka kubera ko baba bavuye indwara umwana atarwaye. Jewe ndi umubyeyi urererwa muri icyo kigo, ufite umwana uterera aho ngaho urererwa, ntabwo rwose ntabwo byakunda pe, kereka niba amabwiriza n'amategeko yari atakurikizwa. Ariko ngewe nababaza impamvu bampereye umwana umuti w'igicuri kandi arwaye inzoka. Ngewe nanabakurikirana no mu nkiko. Wabarega kuko ibi ni uburangare bukabije. Bararyamye. Ese Mr. Demira, iyo ubu burangare bukabije twabushinze ikigo, twabushinze abaganga b'iki kigo gitanga ubuvuzi, twabikora dute, twabivuga dute Mr. Demira? Ngewe amakosa nayashinja abaganga b'iki kigo kubera ko ikigaragara bakora ibyo batazi, ndetse n'abaganga bakoreramo bashobora kuba barahawe akazi mu buryo buba butanoze. Kubera iki? Nta kuntu wambwira ngo umwana ararwaye ariko ugiye kumuhereza imiti itandukanye n'ibyo arwaye. Yego, ntabwo bishoboka kabisa. Ubu se nk'aba bana bagize ikibazo bagapfa, ikibazo kiremereye. Abanyeshuri barenga 100 bo ku ishuri ribanza rya Kajumba ryo mu karere ka Ntungamo muri Uganda bajyanwe kwa muganga nyuma y'amakosa yakozwe n'abaganga. Yego, ariko si ubwayo ni amakosa, ntabwo ari amakosa gusa, ahubwo harimo n'ikindi kibazo bashoboye kuba ibyo bakora batabisobanukiwe. Aba bantu rwose bagakwiye gukurikirwa, yego, gukurikiranwa bakahanwa.
Mm. ariko Mr. Demira mbere y'uko tugira ahandi hantu twanzikira reka nkubwize ukuri hari indi nkuru mbonye nonaha ngiye yohereza ku buhanga bw'ibyuma urumva ya hano mu Rwanda dukotinze ikinyamakuru cya dukotinze ikinyamakuru cya BTN aho bagaragaje impanuka yo mu modoka yo mu bwoko bwa hoho. Imodoka za hoho nazo ni ikibazo kabisa. Iyo mpanuka ntiyabereye Kicukiro ejo? Yabereye Kicukiro. Yabereye Kicukiro. Ejo warayibonye? Amakuru narayakurikiranye ntabwo nari mpari. Ariko hoho yego yari iri kumanuka i Nyanza. Yego. Igonga abamotari babiri. Yego. bahetse nayo namenye nimugoroba. Abamotari babiri bahetse abantu. Yego. Babiri nabo ubwo ni bane. Yego. Irangije igonga n'umugabo w'intarumikwa. Ebana umugabo w'ibigango. Yego. Aragenda ariko arameneka kabisa buri gice cyose. Buri gice cyose kigenda. Izi modoka ntago mbizi. Buriya rero hari ikintu gihe izi modoka za hoho zirimo zatwara ubuzima bw'abaturage. Urabizi njyewe nk'iyo ntwaye nk'imodoka nkabona hoho inyuma yanjye ndayibererekera ikabanza igacaho kubera ko iyo nkibona inyuma yanjye ntabwo mba ntekanye. Ariko rwose ubonye ariko ikimara gucika feri yamanutse ivuza amahoni. Yamanutse ivuza amahoni igenda iyavuza ababasha guhunga barahunze. Ariko mugiye kwitegereza mu by'ukuri urabona ko zikomeje ejo bundi nibwo harimo iyagize gutya yica abantu yitangiza imitungo y'abantu imanuka za Kamonyi. Nabyo ubona ku bintu by'amaherere sibyo? Oya ariko ntabwo twavuga ngo ni amaherere. Ntabwo n'umuntu nawe aba ashaka gupfa umushoferi wayo. Ariko ubu Mr. Demira ni feri nyine ni ikinyabiziga kiba cyabuze feri. Kandi wese ntufite imodoka ndayifite none ubwo wowe buze feri byagenda gute? Oya mbere kujya kubura feri ibyo ari byo byose. Oya ni ibintu biza rwose utabiteguye kandi rwose ntago nawe wabikora ku buryo zica abantu buri munsi. Wavuga ko zica abantu buri munsi ariko mu by'ukuri ntago biba ari ibintu baba bashingiraho cyane ngo bavuge ngo nibo baba babiteye kuko imodoka ntago yajya mu muhanda idafite control technique. Ni ikibazo kiba kiramutse nk'uko umuntu ashobora kugenda mu muhanda ibizo by'uko zitwara ubuzima bw'abantu mu buryo bwa buri munsi babivuga kimeze Demira. Njye icyo nabivugaho ni gukaza imbaraga aho abapolisi bagakwiye kujya mu muhanda bakabaza ibyangombwa bigendanye n'izo modoka. Yego. Kubera ko akenshi na kenshi ntahamya neza ariko nanone bitera ikibazo cy'uko zishobora kujya mu muhanda zitarakorewe control. Kuko iyi modoka uyijyanye muri control bayirega ibintu bigiye bitandukanye harimo izo feri harimo ibiki byose. Ariko mu by'ukuri nanone ntabagiyeho cyane biri gutwara ubuzima bw'abantu cyane no kwangiza imitungo y'abaturage. Iyo ubonye ari ibintu bigaruka kenshi bigaruka buri munsi abantu ubona ko ari ibintu biteye ubwoba kabisa. Ubona ko ari ibintu biteye ubwoba. Ubona ko ari ibintu muri make bidakwiye muri sosiyete. Rero mbona ko ababishinzwe ngiye bushize nigeze gutanga inama ndavuga kubera ikizi modoka zitagira amasite zibarizwaho. Noneho mu gihe cyangombwa nkuko tubona izindi modoka nini zigenda niba ari zijya mu ibikoresho runaka zikazigirwa amasaha zirekure ariko nigena gukora impanuka iyikore yonyine ye gutwara ubuzima bw'abantu ye kwangiza imitungo y'abantu. None se byagenda gute kuko mu Rwanda hari amahoro sibyo? Buri muturage agomba kugenda amasaha 24 kuri 24. Rero ntiwavuga ngo zigere site ngo zibarizwaho kubera ko
nabo rega baba bari mu kazi, Mm. baba bari mu kazi ka buri munsi. Mm. niba ukeneye ibikoresho by'ubwubatsi barabikuzanira. Mm. so rero kereka ahubwo uvuze ati zigira imihanda yabo bagenderamo, kandi ntabwo ntibyakunda kuko haba hari abantu nabo bagenda. Mm. so rero numva njye ikiba cyabaye, dore ngo iri impanuka yari ikomeye. Mm. iyi ni impanuka yari ikomeye cyane. izi modoka zo mu bwoko bwa hoho ngewe rwose singiye kukubeshya, zirimo zirangiza ubuzima bw'abaturage cyane ku gipimo kiri hejuru. ngewe mbona ko ababishinzwe bakwiriye kureba ukuntu baminjiramo agafu zikagira uburyo bigenda, kuko iyo ibintu bibaye ngaruka cyumweru bikaba ngaruka byumweru bibiri kandi bidasiba, ibyo yose haba harimo ikibazo. mbona ko rero ngewe uko mbibona leta ikwiriye gushaka uko yaminjiramo agafu kuri kino kibazo. ariko rega kuminjiramo akafu sinzi uko ubivuga. si na hoho gusa na moto. yego, moto se zo ntizica abantu. oya, ariko ku gipimo cya hari moto hari hari tuvuge urugero, wenda niba moto ishobora gukora impanuka abantu bagakomereka ari babiri cyangwa bagasiga ubuzima umuntu umwe, bitandukanye n'iyi modoka izikururizi ikazurira, ikurira izindi modoka. urabona ukuntu igenda, reba nka hariya hantu, urebe ku buhanga bw'ibyuma abadukurikiye babirebe, ahantu nk'abariya nk'ahariya ahantu yaryamiye iriya vatiri, urabona ko nta kibazo kiremereye. buriya nk'umuntu wari uri muri iriya vatiri hahise hasiga ubuzima, apfuye ku bintu by'amaherere. wabyutse ajya gushakira umuryango we biwutunga, wabyutse yerekeza mu mirimo ye ya buri munsi. hakorwa iki se? ngewe icyo mbona cyakorwa nicyo navugaga, izi modoka zikwiriye uburyo zagendamo bigakora management. nzi ko neza ko nyakubahwa SP nyako Assistant Commissioner Fandre Rutikanga, nzi ko rwose mu budahwema hamwe na Fanda Igipi Felix Ntamuhoranye baramutse baduteze amatwi bakatwumva, rwose bareba ikintu cyakorwa. izi modoka zirebwa uburyo zikorwa management, cyangwa se niba zifite ikibazo zibe zikuwe ku isoko ryo mu Rwanda. ngewe uko mbyumva, zikurwe ku isoko ryo mu Rwanda, ariko zo gukomeza kumara abaturage, kwangiza imitungo y'abaturage ku bintu by'amaherere. ariko nibyo navugaga. uyu munsi turavuga hoho, sibyo? ariko icyo ndimo mvuga ntabwo uracyumva. nacyumvise. ntabwo tuvuga, reka nkwereke imodoka isanzwe. bamaze nkwereke imodoka isanzwe gukora impanuka, ibyo byo biriho. ariko iyo ugiye kwitegereza izi modoka iyo ziri mu muhanda, iyo zigiye gukora impanuka zisiga ubuzima bw'abantu benshi mu kaga. nawe ushingiye ku byo ubona, zigonga izindi modoka zikica abaturage, kandi n'iyo bagiye gupfa, reka tubaze nk'iriya modoka yaryamiye, niba iriya modoka ririmo abantu batari hasi bane cyangwa abantu batanu, barapfuye kabisa. cyangwa se niba hari umuntu wari ugiye mu butembere n'umuryango we, uretse ntabwo ibi igihombo cyagihombye abaturage benshi cyane. kandi nk'uko abaturage babizi, muzi neza ko bidasubirwaho umutungo w'igihugu cyacu ni umuturage. ushingiye ku muturage, ni umuturage, kuko ntabwo dukora ku nyanja. ruba misademira, twe ntabwo dukora ku nyanja. twe ni ukuvuga ngo iyo uriho ushobora gukora ugatanga imisoro ukayitangira ku gihe ku gihugu cyawe. igihugu cyacu nibwo tubona imihanda ikorwa, nibwo tubona umutekano uba mwiza, nibwo tubona amatara yaka, nibwo tubona ibiraro bikorwa neza, nibwo tubona amazi meza ya wasake, nibwo tubona amashanyarazi meza. ngaho urebe nk'iriya modoka abantu yishe. burema ngewe mbona ko ahangaha rwose, yaba ari Sena y'u Rwanda, yaba ari inteko ishinga amategeko, even na polisi, izi modoka ngewe rwose mbona hari ukuntu bakwiriye kuba bazigira. izi modoka mu by'ukuri nanjye naciye mu buryo uvuga, pe nubwo zifite akamaro kenshi cyane, yego,
ariko byo ni ikibazo gikomeye yego kubera ko wa mugani wawe yego hari ibyangirika byinshi. yego Abanyarwanda babura ubuzima kubera izi modoka cyane, nizo turi kuvuga cyane cyane kubera ko iyo ikoze agisida irakukumba abantu bose. yego ihera ku murongo igenda ikubita, yaba ari imodoka irakubita, yaba ari moto irakubita, yaba ari abantu irakubita, kandi noneho iyo icitse feri iba yihuta cyane. ntibibone ngo ingareshya kuriya ingana kuriya, iyo icitse feri irihuta cyane cyane cyane, irihuta cyane cyane. ngaho reba uko yihuta uko nguko igenda ikubita imodoka cyane iziryamira rwose, izikuraho. izigonga indi gonga indi gonga indi gonga indi gonga indi. Twavuga yuko mu by'ukuri hagakwiye gushaka umuti urambye, ibi bintu rwose agashaka umuti urambye wo Yego. kugira ngo rwose umanaginge izi modoka kuko yego ziteje ikibazo gikomeye. yego ziteje ikibazo gikomeye kabisa. yego yego kabisa Eh, yego. ehe, rero ngira ngo icyo nakubwira eh, bagerageze barebe ibi bintu, barebe ibi bintu, barebe uburyo babikoraho rwose. So ngayo nguko rero turimo tugenda tuva ahangaha tunyarukira hano hakurya, cyangwa se aho twabonye umuhungu wa Habyarimana, bamwita nde? bamwita Jarike. Jarike, Jarike cyangwa Jarike Habyarimana. Jarike Habyarimana. Ewana yifatiye ku gahanga aravuga ati mwebwe intare za Sarambwe nonaha 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 kubera iki wamubonye? Namubonye. kubera iki mudafungura ikibuga cya Goma? Namubonye. nguwo umuhungu wa Juvenal Habyarimana, ariko niwe mfura ye cyangwa n'umwana wa kangahe? Ku buhanga bw'ibyuma baturebera. ariko nawe urimo tugenda tubigaruka ahubwo nuko twabwira ko uko nabonye ni umwe mu bahungu bane Habyarimana yabyaye. Ushatse no kugira ngo n'abantu banabe ibyuma nabo tutari batindeho cyane kuko nta cyiza cyabo, buriya agiye ukombeze rero ibyanjye mbikubwiriraho nta cyiza cyabo, aho ngira ngo tutabitindaho. Gusa ni umwe mu bahungu bane ba Habyarimana yabyaye. Ahangaha yaje insizi insenda ati mwebwe ma 23 ifuze 23 nimufungura ikibuga cya Goma vuba vuba. Nabibonye. Ese yabivuga nabonye yego abahungu ba Habyarimana, yego cyangwa abana muri rusange, abana muri rusange, yego. ariko bizwi ko Juvenal Habyarimana yagiraga abana benshi, yego, harimo abakobwa n'abahungu barimo amazina amwe azwi nka Jarike Habyarimana. ari uyu nguyu niwe birashoboka kuba yenda ari we mfura hari. harimo Leo Habyarimana, harimo Bernard Habyarimana, yego, na Jean Pierre Habyarimana, ariko ariko harimo n'abandi ubwo ngubu, harimo n'abonye yitwa Bernard. yego, Bernard Habyarimana. uyu nguyu rero yaje yirukanka muri politiki ya DRC, aho twagiye tumubona kenshi ari kumwe na uyu muryango, nguyu muryango no kuri screen babateretseho umuryango wa Agatha Kanziga Habyarimana umugore we, yego, na Habyarimana nyirizina. Tubataga kuri uyu muhungu rero aho yagarutse muri politiki yisize insenda kabisa, avuga ati jyewe ndashaka ko mufungura ikibuga cya Goma. ariko buriya ase ubundi nk'iyo abitegeka ari nkande ntajye nicyo kintu nanjye kukubaza. niyo yifata nka kuriya akavuga ati mwebwe M23 cyangwa M23 ndavuze nguwo kuri screen, yego, njyewe ndavuze, yego, nka Habyarimana Jarike, yego, ikibuga kigomba gufungura. ariko se ubundi yabibwiye na Faci Beto perezida ko ndiye bari kumwe, bamaze iminsi bari kumwe, bamaze iminsi baganira, bamaze iminsi bavugana. Ubundi yabwiye uyu mugabo bari kumwe, we yabitegetse akara ko bikunda.
mbere y'uko byaramunaniye none uyu nguyu niwe uri buze kubishobora. Byaramunaniye uyu nguyu niwe uri buze kubishobora. reka tubusabe ku buhanga bw'ibyuma dukubite nk'iminota nk'ingahe ndabona dore ya saa yatugeranye ariko reka tubasaba dukubite nk'iminota 10 ntiyabibaye cyangwa tubasabe 20. Oya baraduha 10 nta kibazo. 10 iraza kubibaye. Ariko nicyo navugaga ibintu perezida wa Kongo yego Tshisekedi Chilombo Faci Beto byananiye Jarike uyu muhungu wa Habyarimana bo ntibyabananiye ra hatabayemo kumvikana ku mpande zombi. Mu 23 uyu nguyu afite ubuhe bushobozi bwo gufungura ikibuga cya Goma? nibyo ndimo nibaza nanjye. Nibyo ndimo nibaza. Ibyo byari bya kera. Mu bwenge aca français. Ntago bikibaho. Aca français. Nanamubwira ko najye kwirira ibitoki abyihorera. Natitonda arasiga agatwe. Arashaka gukinisha bari abahungu urabona bari abahungu nta mikino bafite. Ba FC 23 baje kubohora ubwoko bwabo. Yego. Aho abantu batwikaga abandi ku mugaragaro ubwoko bw'abatutsi. nta n'uwatinya kuvuga ko abangaba bari mu uyu muhungu na famiye ye aho imbaga nyarwanda abantu bagera kuri miliyoni bakoze bakica abandi ntihari ku butegetsi bwabo bari hehewe ubuse bashaka kugira ngo ibyo basize basigiye u Rwanda ntago njyewe nta nubwo mba nshaka no kubigaruka no kubitekerezaho kubera ko ariko nanone biriho biravugwa. Ibyabaye turabizi yesi akariho karavugwa. Ibyabaye turabizi amateka yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda n'ibyabaye. Ariko icyo twavuga nona muri Kongo nta bushobozi afite na bukeya bwo gutegeka ngo ese ubundi arabivuga ari nkandi Jarike nyine ari heheze. Ni minisitiri muri Kongo, ni umuvugizi muri Kongo, arabivuga ari nkandi. Ntago mbizi narijye kuvuga ngo nicyo ntazi. Ntago ariko navuga. Uzi kuntu biriya bintu babyita mu muco nyarwanda. Biriya byita gushyanuka. Ikibazo rero ni kimwe. Biriya babyita gushyanuka. Ashobora kuza gukurikirana biriya bintu atitonze. Rwose akahakura imbwa yiruka. Birashoboka kandi twamubwire byajyamo abijyemo gake areka kwijandika mu bintu yego kubera ko isaha n'isaha yahura n'ibibazo ngayo nguko rero twari twasabye ku buhanga bw'ibyuma ngo badurambikireho iminota 10 kugira ngo ikiganiro cyacu tuba turimo tugisoza kuko amasaha twagenewe no ku buhanga bw'ibyuma yacu arimo aragenda kubwira ngo bye bye. Yego. Aho turi buze garuka mu kiganiro cyitwa bwije nkoziki aho hariho topic nyinshi zigiye zitandukanye. Ariko baraza gukomeza agenda kuri ibiganiro byacu bitandukanye kuko hari abahanga kuri televiziyo benshi bagaruka ku bintu byinshi kandi bitandukanye birimo ubuzima birimo siporo birimo politike. Yego. Ni ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye bagiye bakurikirana. Ahangaha Mr. Demira umuntu witwa Masunzu yatawe muri yombi. Masunzu uramuzi? Ni inkuru nanjye numvise aho Masunzu yatawe muri yombi. Azira iki? Azira ngo kugambanira igisirikare abereye umuyobozi kuko uyu nguyu ni Lieutenant General nkuko ubireba hariya kuri ntuza ngo uwo yambitse pingu General Masunzu Pacifique. Ahangaha badatinya no kuvuga yuko avuka mu mamuko y'abanyamurenge. Ahangaha uyu Masunzu akaba ariko yaranze gufatanya na bene wabo b'abanyamurenge. Bamwe bakamwita ngo nakagara. Akagara usi cyari cyo? Oya. Ariko bahehe wowe wateze amatwi ariko hari ahandi hantu wasanga usibye kuri Giant Voice TV. Ndahari kugira ngo numve neza. Akagara ni nkuko tuvuga ngo ni kigarasha. Ariko abanyamurenge iyo umuntu yabaye kigarasha bamwita akagara. Rero ntiwatinya kuvuga yuko uyu muhungu cyangwa uyu mugabo ko ari umwe mu bagambaniye ubwoko bw'abanyamurenge bukicwa
bukavutsa ubuzima bukamburwa ibyabo kandi ahari ari umuyobozi ukomeye muri Kongo, none ari nawe umusirikare yafashwe. ukomeye, none birangiye nabo bamwigaritse. Mhm. Abanyarwanda baravuga ngo inkoni ikubise mu cyebu ugira ute uyirenza urugo. Uyirenza urugo. Wabyumvishe? Eh, Inkoni ikubise iki mukeba uyirenza urugo. dore ngubu nuwo. Dore nguwo Pacifique Masunzu abatamuzi, ariko benshi bakavuga ngo ariko ngo nubwo ari umunyamurenge ku makuru y'abamotari ari ku muhanda, Eh, bavuga yuko uyu mugabo ehe. bavuga yuko uyu mugabo Eh, yaba afite amamuko mu Burundi, ehe. Ari aturuka. ise umubyara ko yaba ari umurundi, ariyo mpamvu yabaye akagara Ehe. akanga bene wabo, ariko bakemeza ko nyina nyirizina ari umunyamurengekazi. Mhm. urimo urabyumva? Eh, Ari umunyamurengekazi, urimo urabyumva? Ari umunyamurengekazi. ehe. Icyo bishatse kuvuga, bishatse kuvuga iki rero? Icyo bishatse kuvuga, bishatse kuvuga yuko uyu mugabo ari nawe ejo bundi yaje kuba bavuga ngo niwe wishe umugabo uherutse gupfa mu kwezi kwa gatatu atari mu kwezi kwa kane, w'umunyamurenge wari ukuriye ingabo z'abanyamurenge. Mm. Hmm? Mhm. Uyu nguyu bavuga ko ari wowe waba waramwishe, none inkoni ikubise mu cyebu ugira ute uyirenza Uyirenza urugo. urugo. None nawe FARDC iramufunze ngo aragambana. Bamushyize mu kandoyi. Hmm? Bamukubise Bamushyize- mu kandoyi, bamukubise mu kandoyi. bamujishe. Burya Hmm. ingaruka Yego, z'icyaha yego, ziriya ni ingaruka z'icyaha zani ingaruka z'icyaha cyane. zo kudakunda bene yari wabo. azi ko byarangiye, Hmm. ariko mu by'ukuri ntabwo byarangiye. Yego, nabo ubu ngubu noneho nizere ko agiye kubiryozwa nyine. ntikabaye se buriya? Iminsi y'umujura ni 40 bibaze. ubuse kare kose iyo aza akifatanya na mama 23 byari bumutwara iki? Ese kare kose iyo agenda akifatanya n'abariya bitwa twirwaneho? Mm. Hmm? Mm. Sinzi ku buhanga bw'ibyuma, dore nguwo umugabo uherutse gupfa bitaga makanika, genero makanika uherutse gupfa, kandi bemeza yuko uyu makanika yishwe na Masunzu amurashishije indege ya drone itagira umupilote, aho yari ari yihishe mu ndake, akaza kuva mu ndake akavugira kuri telefoni. Akimara kuvugira kuri telefoni, kuko ziriya ndege zitagira abapilote zigendera kuri network, aho yaje makanika yaje kwicwa na Masunzu Mhm. Amurashije indege ya drone. amurashishije indege, akoresheje indege yo mu bwoko bwa drone. Eh. Ahangaha murabyibuka kuntu rwose abanyamurenge bahogoye kuri genero makanika apfa, barahogoye cyane, barahogoye. Hmm? Barahogoye ku rwego rukabije. Mm. So rero uyu twaza turimo tuvuga ngo uyu mugabo inkoni ikubise mu cyebu yirenza urugo, none nawe ibyo yakoze nawe rwose ntibabimuryoze, kubera ko Yego. yakoze ibintu bibi. karabaye. Yakoze ibintu bibi. Yego, Nawe rero umunsi we wageze. umunsi we wageze. Umunsi we wageze kabisa. Buriya bo ntibashobora kurangira bamwirengeje bariya batipe, ko nabonye bari seriye nabo. Bari seriye cyane, ikiza Mhm. kuba ntawe ukizi, Yego, ariko nawe nahame hamwe nyine. nahame hamwe. Yego. Biriya bintu biramutera icyaka cyangwa bimutera ikirungurira. Ibyo yakoze nyine ntareka abiryozwe, kuko Mm. inkoni ikubise mu cyeba Uyirenza urugo. uyirenza urugo. Rero turimo dusoza, kuko dore iminota yacu twari twasabye irageze. Yego. Twarimo dusoreza ku muntu witwa generali, Lieutenant General Pacifique Masunzu, aho yatawe muri yombi Yego. rwose. Rero tumubwire ngo mugabo nawe genda wumva uko bikumereye. Naze yumve nyine nawe uko bigenda, kubera ko yari azi ko bitazakunda. Yaka igihe nawe ni iki Yego, cyo gukora cyo kuryozwa ibyo yagiye akora bigiye bitandukanye.
ntacyo wabwira abari bateze amatwi. Abari batuteze amatwi Yego. icyo nababwira ni uko tubakunda, turabakunda cyane, muri abantu b'agaciro kuri twebwe. Ikindi ni uko muri abantu badasanzwe kuri Giant TV, Voice TV. Voice TV, turabakunda cyane, muri abantu b'agaciro. Tubabwira yuko tutabafite ntacyo twaba dufite rwose, Yego. nta terambere, Yego. nta kintu na kimwe twageraho. Kari mu by'ukuri n'Imana tubasabira igikomeza kubana namwe rwose, kuko turabakunda. Haha, mu ndimi z'amahanga baravuga ngo have. Yego. Mu ndimi z'amahanga Yego. baravuga ngo have a good night. Pana good ibyo night. ngibyo ni nimugoroba, ngira ngo so ku manywa bakavuga ngo have a good day, nice day. nice day. Tunababwira yuko ubu ngubu hasigaye iminsi 57. Nta gitangaza urumva nawe jyaka Kugira nako ngo- urumva nawe Mr. Demira nta gitangaza kibirimo. Ujya kwiga icyongereza wasanze mwarimu yasohotse cyangwa mwarimu wasanze we wasohotse. Oya, ndewe byose ndabizi kuko umunsi bawita day, bawita day, hanyuma ijoro bakayita night. Hanyuma mu gitondo bakabyita morning. Sure. So have a good day.